si ubugari bitabuza butagisa kwa kundi. Urabona ko ubugari bwacu bwahise buhindura isura. Turakenera inyanya 3 izo muri kuzibona, dukenere karoti 2 ngizi, dukenere pavuro 1, dukenere igitunguru 1, dukenere ubunyobwa. Njye nakoresheje ibihiko 3 kubera turi abantu babiri, bitewe namwe uko mungana wakoresha ikigero waba ushaka byonyine nuko mwamungana. Turakenera ni tomati, ngiye nkoresha red gold. Dukenere soya sauce y'umukara, dukenere na beef masala ngiyi ndi kuyibona. Hano turakenera indagara za Zanzibar. Ngiye nazinitse amasaha 5 kuko ntabwo nkunda izoroshye cyane. Ubaye ukunda izoroshye wazinika nk'amasaha 12 bitewe n'ubwoko ukunda nyine, nimba ukunda izikomeye cyangwa izoroshye. Nizi ngiye nakeneye, nizi ngizindi bukoresha. Turakenera buto, nakoresheje bwa buto busanzwe nanga ari igihwagari. Ikindi ni umunyu. Tumaze gutunganya rero ibiteko byacu. Dore ibitunguru ngibi kubibona murabizi ibiryo birimo igitunguru kuntu biba bihumura neza, bimeze neza, biryoshye ibiryo cyane. Dore hano hari poivro, nazo murabizi ko zituma ibiryo bimera neza, bikazana gu, bigahumura neza. Dufite karoti by'umwihariko zifite na vitamine A. Iyo vitamine A ituma nyine umuntu abasha kureba, abantu mufite ibibazo byo kutareba neza, dore umuti wabonetse. Hari n'inyanya ngizi nazo tumaze kuzikata. Ibiryo birimo inyanya ni byiza, bituma wumva harimo akagu. Nanga ari byiza guteka ibiryo birimo tomato zonyine, bari sawa gushyiramo n'utunyanya. Ngira ngo murabibona tumaze gutereka aho isafuriya yacu, tutegereje ko yumuka. Tugashyiramo ubuto. Ngira ngo nkunda rero amavuta menshi, ndakoresha utuvuta duke. Ngira ngo aya ngaya yarabaye. Uyu munsi tugiye gukora isosi ya mbere. Nubikora gutya uzaryoherwa, uzabishyire muri comment umbwira ati bya bintu watubwiye byari byo koko. Amavuta rero yacu namara gushya, tegereze ko ashya. Ndabona yahiye, turashyiramo igitunguru. Ntabwo dutegereza ko igitunguru cyacu gishya neza ngo gisaye, ngo gishirire nyine. Ntabwo imboga zihiye cyane ziba bisawa. Rero dukurikizamo pavuro zacu. Ngira ngo urabona ko byatangiye gusa neza bitaranashya. Turapfundikiraho akanya gatoya. Turapfundura rero uko ibiryo byacu bimeze. Urabona ko na pavuro isa nkaho ihiye. Reka dukurikizaho za Zanzibar zacu. Ni Zanzibar, abantu batazi ibanga rya Zanzibar ku bugari ziraryoha. Kuzirisha ubugari ukivuga ati cyakoze ubu bugari ku isi ngo bwa mbere ndiye. Izi ni Zanzibar zacu, nazo turategerezaho akanya gatoya. Na nkunda Zanzibar zikomeye nk'uko nabibabwiye, iyo zirekeye mu mavuta nka gutya zihita zikomera kumagara. Turapfundikiraho akanya gatoya. Dupfundikiraho akanya gatoya nk'umunota, turongera dupfundure turebe ukuntu Zanzibar zacu zimeze. Byatangiye guhumura. Bino biryo nubiteka uzamungirira. Bitarashya neza rero ngo zume, duhita dukurikizaho karoti zacu twaratse. Ngiye nkunda karoti iretse ku bugari.
urabona ko bino biryo bibereye ijisho, birasa neza, biraryoshye rwose, byatangiye guhumura. Nayo tuhita dupfundikiraho akanya gatoya nk'umunota. Turapfundura, turahita dukurikizaho tomate ya Red Gold, nayo ntabwo turi bushyiremo nyinshi kuko turakoresha n'inyanya. Turarekera iyo ngiyo, ubundi nitumara kuyishyiramo duhite dushyiraho ya soya sauce yacu. Turapima, ntabwo ari byiza guteka rero ibintu utapimye ngo uhite nk'ubifata usukemo, ushobora kugucika ikagwamo yose. Uri kubona ni gakeya, ni nk'agahiko gatoya. Soya sauce yacu turashyiramo n'akabifu masala nako gake, urakabona ntabwo ari kenshi, nako ni nk'agahiko gatoya. Ubundi tuvange, nabyo dupfundikireho gatoya, nabyo turebe uko ibirungo byacu bimeze. Ibiryo byacu ngira ngo uri kubona ukuntu biri gusa neza. Tujya dukurikizaho inyanya zacu. Inyanya tumaze gushyiramo turavanga, ubugari bukaryoha mw'abantu mwe, cyane cyane muri ibi bihe by'ubukonje. Abakunzi babwo turabizi, ubona akavura gakubye gahita utekaho ubugari, kandi ntabwo butwara ibintu byinshi, nta nubwo busaba amafaranga menshi. Kugira ngo urabona ibiryo by'abantu babiri ukuntu ari bikeya, nawe bitewe n'uko mungana nyine wabikora. Tukaba tumaze gushyiramo inyanya zacu dupfundikiye nk'iminota 2, turapfundura turebe aho inyanya zacu zigeze zishya. Urabona ko ziri kugenda zishya, tumba yatangiye kugira amerwe kandi ibiryo bitaramashya. Urabona ko inyanya zacu ziri kwenda gushya, nazo ntabwo ndizihishe neza, turabyo zisaye kuko n'ubundi turabura gushyiramo ubunyobwa, zirashya n'ubunyobwa burimo. Reka dukurikizaho bwa bunyobwa bwacu, nakoresheje ibiyiko 2 ubwo ku muhanda buriya ni n'ubwa besi kwa bakazungu na ba morokoro. Rero gushyiramo amazi ndabanza nkarangeho ubunyobwa bwanjye gake, kugira ngo urabona ukuntu ibiryo byacu bisa neza. Nini nsukemo amazi, usukamo amazi bitewe n'ubunyobwa washyizemo. Cyeka nimba mukunda isosi yoroshye, njye nkunda isosi ifashe yegeranye ku buryo urya ubugari ukavuga ati wawu, ntuzamure ubugari uko busa. Hanyuma tudushiremo umunyu wacu. Ntabwo ari byiza kurya umunyu mubisi, kandi nta nubwo ari byiza kurya umunyu mwinshi, cyane ko ndoronkizamo, cyane ko zino Zanzibari ziba zifitiye umunyu wazo. Ni byiza kurya akunyu gake kuko ntabwo umunyu mwinshi ari mwiza. Nyango isosi yacu yahiye, murabibona, urabona ko ari isosi yegeranye imeze neza.
urabona ko ubunyobwa iyo buhiye bikabihindura n'isura, ntabwo buri gusa nk'uko byahoze gusa. Turateruraho rero ubundi duterekeho amazi y'ubugari. Aya ni amazi y'ubugari bwacu tugiye guteka. Ngiye nkoresheje amazi menshi kuko nkunda ubugari bukomeye, kandi icyiza cyo gukora amazi menshi, hari igihe amazi uteka ubugari amazi akakuba n'iyanga, kandi ntabwo washyira mu bugari amazi akonje. Ikindi ntabwo ari byiza gukora isosi inyuma uhora ubugari imbere, ubugari bwawe guhorana ukaburya bwakomeye bwatangiye kuzaho cya kintu twita ikote. Icyiza ni gukora ubugari inyuma. Turapfundikira rero amazi yacu, tegereze abire. Amazi yacu amaze gushya, gabanyaho umuriro, ntabwo ubugari wabutekera ku muriro mwinshi. Amazi yacu tumaze kuyagabanya, dore ubugari ifu ngiyi turasukamo. Nayo nakoze ibikombe bibiri duto. Ubundi sasa twarike ubugari bwacu. Cyangwa ubugari bworoshye nanone budatenye ariko bworoshye. Ubu ni ubugari bwacu tugiye kurya. Icyiza cyo kugira ubugari gutya, ifu yose ikiramo, ubugari bukaba sawa, uburyo ubona ukavuga ati wawu, mbega ubugari. Maze kuvanga ubugari bwacu, ubu ngiye gusubiza ku ziko bufata umuriro, ubundi ubugari bwacu bube burahiye. Ntabwo murabibona ko ibyo byacu bimaze gutungana, urabona agasosi ko kameze fresh. Ibiryo rero nta n'iminota 20 byagutwara, kwa kundi ubona kavura gakubye, ubona cyangwa ubonye umushyitsi utunguranye, uhita winyabya mu gikoni ugahita ubikora mu minota mike cyane, ibiryo biba bihiye. Rero umuhanga wo kurya ubugari yagiye kurya ubugari, tubanze dusenge. Yagiye kurya ubugari, nitumara gusenga ndahita mbabwira icyo ahita akurikizaho. Mana turagushimye, tugushimira ifunguro duhaye, urigeze urihumanure, n'abatabibonye uribahe kuko uri Imana igira neza. Amen. Nta muntu ugisengera ibiryo ngo avuga amagambo menshi, urabanza ugakora mu gasosi gutya gake, ngira ngo urabona agasosi kacu karafashe, ubundi ukabona gufata ubugari, ngira ngo urabibona. Si ubugari buhita buza butagisa kwa kundi, urabona ko ubugari bwacu bwahise buhindura isura. Mbega ukuntu biryoshye, mbega gahumuro. Ndabibakumbuje bino biryo nubiteka gutya nta kundi kuntu uzongera kubiteka. Mwakoze kubana nanjye mu gikoni, none dore tugeze no ku meza. Mwakoze, mukore subscribe, comment, share kugira ngo tubane mukundi guteka izindi ndyo. Ubutaha rero ikintu tuzabategurira ni surprise, nimuzabure, bizaba biryoshye pa.